ubibonye ute icyambere nshingiye ku jambo ry'Imana ubwe yadusomeye iki ni ikimenyetso kigaragaza ko ari umunyamuhamagaro yavuze ngo hari abantu bavuga ati se ngo umuntu usenga buri munsi Imana yamugira gutya ngo twebwe twarasenze kera Imana ihamagara uko ishaka n'aka kanya yamugira n'umuyobozi abamaze imyaka 10 na 20 bakira aho ngaho yamugira diakoni yamugira pastor yamugira umushumba kandi akomeje kumva ijwi ngo umuntu azankura azakorera Imana uyu nguyu ikimenyetso cya mbere nakibwiye muri rya somo yasomye muri Yesaya 31 umurongo wa kange harya igice cya kabiri umurongo ibice 61 uvuga ati waho wa mbere kugeza ku wa gatatu nakomeza gukorera Imana ntazasubira inyuma azakorera Imana azashaka kuzagira mu rwego rwo hejuru rwo gukorera Imana nuko ntuzasubira inyuma icyo namwifuriza no kugira ngo akomeze kwisunga Imana imwambika imbaraga no kugenda gisha inama n'abantu ashaka abantu babajyanama ngaba pastor babizoberemo mu by'uburyo bw'umuka bafite na experience mu by'Imana bakugira inama kugira ngo utazacogora ugasubira inyuma ariko dukurikije ukuntu wagiye nawe wandika buri kimwe cyose yagiye avuga nawe ushobora kuba ukunda gusenga nanjye ndabikunda pe kandi ntuzari ijambo yavuze ku bana hari Imana ikubuza n'umuntu bitewe n'uko ameze uriya muntu bitewe n'ibiganiro bye ngo hari ikintu pe nakundaga kuganira ku bintu bya siporo n'umupira w'amaguru ijwi ry'Imana rikabimbuza ariko bikananira ngakunda no kuganira ku bintu bya politike hanze ngabikunda ariko bikananira ngasenga bikananira none bikaba ari ngombwa ko Imana ikubuza kubana n'abantu runaka bitewe n'impamvu runaka ba wenyine bari abantu batazakugusha niyo mpamvu rero ngo mwene data uteye intambwe ushobora gusubira mu basilamu tuvuge mu gakorana ahantu Imana ikareba turiya muntu azaragusubiza inyuma aragusubiza inyuma yabona ko Imana ye ireba twebwe akureba kure twebwe aho tutareba ikavuga ati umuntu izagushakira undi mubana ataruriye bitewe nuko iri kubona ko kumva hari igihe Imana kutureba ukabona ko turabanyantege nke mbese Petero yihaze kuri Yesu akavuga ati numva tuzajyanamo Yesu akamwitegereza avuga ati uri umunyantege nke ngo kiraba ko turanyihakanye gatatu ko ibituzi kurusha ko twebwe twiyize kandi katureba ko mu minsi iri imbere tuzaba tumeze kurusha ko twebwe tutabizi akavuga ati oya weho bigende gutya ikaduhitiramo ko bigomba kugenda kuko tutagomba kugenda ubwo ni bizongero nagomba guhereza avuga ati aka kantu karamfashije aka kantu karamfashe ngakandika akantu karamfashe akandika nuko umugore afite biriyange ntayo mfite hano ku kazi yajya bimfasha ngajya mbyandika iri jambo ibintu bitatu hari ibintu bitatu umuntu wenda abenshi mu gakiza iyo wateye intambwe Imana ikakwishimira guhisezerana uko byamera kose iyo wateye intambwe Imana ikakwishimira guhisezerana none ryasezerano ryatinze rugacika n'ugashaka gusubira inyuma niyo ari amagambo no gukomeza abanyamasezerano ngo bakomeze kwiringira Imana bayigumeho bakomeze kuba abakristo kuko Imana ariyo y'ukuri no kuvuga ngo isezerano yego nubwo rinyura ku bantu ariko Imana itoranya umuntu rizanyuraho ntabwo uzi ngo uzanyura kuri weho nubwo dufite inshingano zo kubana n'abantu bose ariko ntabwo uzi umuntu rizanyuraho wizakoresha ntabwo tuba tumuzi yakoresha n'umunyakigali mutaziranye yakoresha n'umunyaruhengeri mutaziranye uwo kiraba kuri aba bantu niyo mpamvu rero icyambere ni ukubaka ku Mana ariko inshingano akaba ari kubana neza n'abantu bose amahoro ariko kubana Imana idutoranyiriza uburyo bwo kubana n'abantu ese uriya ko ari umusinzi mwabana gute uriya ko akunda ibintu ibi kandi Imana idakunda mwabana gute urukumva aho twebwe turabanyantege ngera bavuga ati mbo Imana ikakwitora bavuga ati buriya genda neza kuriya gutya ikakwereka uko ugendana nawe twebwe ntabwo twitoranyiriza ni Imana idutoranyiriza mwene data rero nakomeza kwisunga Imana izamuyobore imuyobera kubera umwami n'umukiza kubera umwami nuko kuyobora mu buzima kumukiza ko arangije kugukiza ibyaha ngo twatuje akanwa kacu ko Yesu ari umwami ari umukiza ngo tuba twakijijwe cyo shamba nese mu Roma niba gice cya 9 mu rwacu mu gice cya 10 mu rwacu hagati aho ndagwe tukubyibuka neza iyo twatuje akanwa kacu no kuvuga ngo kukubera umwami ukemera ugaca bugufi yo ikakuyobora mu nzozi muri rya hishurirwa atari bya wihitiyemo cyangwa se ukanasenga cyane kugira ngo Satani atazakuvangira kandi ukajya uca bugufi cyane ukubaha abantu kurusha no kubaha Imana nabonye ibintu byose mwagiye mubyandika mwavuga iki kuri bwana Pasteur Martin waturutse muri Congo DRC Masisi ho mwabibonye mute mwavuga iki niki cyabafashije ko nabonye mwandika mu magambo makeya afitemo kawera afitemo kawera kandi na experience y'ibintu bigaragara arayifite azi no gutangira no kujijuka ariko ufite umuka wera
no kuba ujijutse ku giti cyawe. Noneho hari ibintu nabonye, hari abafite impano y'umwuka wera ariko batajijutse, batafite uburyo bayitwaramo, akaba afite impano y'umwuka wera ariko adakishijwe. Burya impano y'umwuka wera ntabwo igiye wisaba ngo umuntu abakishijwe, hari abazigira badakishijwe, Imana ikabakoresha badakishijwe, barahari, akagwanura ibintu bigasohora ariko adakishijwe, birashoboka. Ibimenyetso bigaragara rero arajijutse no ku buryo asobanura kandi afite n'impano y'umwuka wera. Tubikuye ku mutima mu izina ry'abakunzi ba PRTV, turabashimira cyane kuba mwadufashije kubona aha hantu ko twakoreye, mwatwakiriye neza, mwaduhaye intebe turicara, kandi mwatuganirije, mwabaye bugufi. Igitaramo twagiriye hano kigamije gushimisha Imana cyangwa se gusingiza Imana, cyangwa kigamije gusenga Imana, mwabidufashijemo kandi mutwiyungaho. Turabashimiye cyane. N'ikindi gihe tuzagaruka, kandi ikindi kuba mwafashe na nimero za Amani tuzagenda tubavugisha. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Uwiteka duhana umugisha. Namwe tusangira. Nimwumve rero mugiye gukurikirana mbega ukuntu twabigenzaga nkikiri umusilamu, kugira ngo musobanukirwe neza, nambamare n'amatsiko muri makeya. Tangira gusari abantu, ariko sindi kwigisha abantu ngo bajye mu basilamu, no kubereka ishusho yo nari ndimo. Urazamura ukagira cyane uvuga Allahu Akbar, ukamanura ukagira gutya, ukavuga urufunguzo rw'iswara, urugero subhanaka Allahumma, nibyo ngibyo nyine. Nakubwiye ko ibyinshi byagiye bigenda. Hano uvuga urufunguzo rw'iswara, ugakurikizaho surati al-Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقاعد تزامر الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم شرشت. ukazamukana samia Allahu liman hamid rabbana walakal hamd. Ugahita umanuka ugapfukama subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la, ukongera ukaza ukavuga. Hano hari amagambo uvuga, ukongera ukamanuka subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana inshuro eshatu, ukongera ukazamuka, ukongera ukavuga hano Allahu akbar, ukongera ukaza ukavuga nyine hano urakomeza ukavuga amasura. wenda ugahita uvuga ni alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. ugahita ukomeza wali asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. إذا جاء نصر الله والفتح والأيضا ناس يدخلون في دين الله إفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قل والله أحد جنجا سورة جاء محمد. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ugakomeza nyuma nyine ugeraho
aba ari byinshi ibyo byose ubivuga wabifashe mu mutwe urumva nyine ko bimwe byaragurutse se mubone wumva nyine ariko jya mu uzasubira ibyo bintu byose urabizi oya n'ubundi ibyo Imana iba yarabikoze kugira ngo ube umuhamya wabyo nyine wo kubivuga ibyo bintu byose ubifite mu mutwe ndi kukubwira ngo Imana ikora ibyo byose kugira ube umuhamya wabyo wo kubivuga mwubaka akanya hoye ubwo waba utemera umwuka wera nawe rero hoya none se reka nkubwire impamvu mba nashobora gusubirayo ibi mbivuze ejo bundi ntabwo ryari ryananiye uyu twarahuye twahuye nkavuga iri sura rya sura tirifatiha ikananira mwumva mu mutima haje mu bintu by'umuriro ariko ubu impamvu Imana ishoboje kubivuga nuko yanegetse ko ngomba kubivuga byumve neza nkabyatura ntabwo ndi kubivuga ngo nuko ndi kugira ngo nsubireyo nese wavuga ibi bintu ko ugamije gusubirana inka kwa kundi ngo biva mu biziba kongera igasubirayo kandi nakubwiye ngo umwambaro wera mfite sinshaka kujya mu ikizinga rero barakomeza hari irindi ryo gushima hano ni ukwereka abantu yuko babisobanukirwa ni ukwereka abantu yuko abasiramu batagomba kubabwira ngo uriya ngo yaje ngo mubarokore ngo aje kubayobya urumva ngo uriya ngo ntabwo yari umusiramu hari n'abantu banyandikiye ngo ntabwo nari umusiramu ariko wowe wumvishe ibi sinari ndi umusiramu se kuva nabonye n'izo korowani kabisa si ibimenyetso se ngo hari ibimenyetso ngo hari ikimenyetso ngo kirenze kimwe cyangwa bibiri ibi byose rega biba biri muri bibiri niyo mpamvu navuze ngo niyo mpamvu navuze ngo ibi bizajya biba ikimenyetso cyo kugira ngo babandi baba bashaka kuyoba batazayoba bababwira ngo uriya ngo ntabwo yari uwacu ngo ntabwo yari yigezeho umusilamu njye nagiriwe ubuntu mbugirirwa mvuye hehe muri isilamu ariryo rya jambo ry'Imana nababwiye ngo naje kumenya yuko abiyita intumwa sibyo atari zo z'ukuri uyu mubyeyi yahanditse umurongo we yaba kuzajya muganira kuri Yesu tuzatuganira kuri Yesu nabyemera ntacyo tuzadufata umunsi ngo mu gihe twaje hano tumanzi twamuganiza ku mirongo imwe izajya imufasha kugira ngo arusheho gutunganira Imana ubwo rero barakomeza bakavuga irindi jambo rivuga ngo Allahumma rabba hazihi dawati tama wa salati wa qaimatini ati Muhammadan ari asuratan rifazuratan wa batsahu makamani mahamudani arazi wa aditahu hari n'ibindi byo gusohoka mu matuwarete bamenye ko byose mbisi gufura n'akayo usohotse winjiramo ndetse byose ndabizi hari n'ibindi Allahumma ij'alni min at-tabina wa ij'alni min ibadika swalihin ibyo nabyo hari aho babivuga ni ukuvuga ngo njye nta bindi bintu byaba birenze ku basilamu ikindi babyumve mbashakaho n'abantu badukurikiranye sinje ntabwo Imana yanyohereje ngo nze nkureho idini ryanjye babyumve neza nta nubwo nje kubarwanya ahubwo nje kuvuga ukuri noneho mfate bya bindi bigawa mbikure mu bishimwa mbijugunye noneho mfate bya bindi bishimwa mbivane nabyo mu bigawa abantu babikurikiza uzumva amagambo yo navuze azakunda Yesu kurusha kuko ngewe ndahamya ko Yesu ari umucunguzi kandi Yesu ni umwami niryo jambo ry'uyu munsi nababwiye ryo natangije uwizera Yesu nawe azamuremera ibishoboka kandi tujya dukunda kuvanga abarokore ngo Yesu aduhane ibyiza ngo Imana iduhane ibyiza ni ukubera ko niwe soko tuvomaho ngingi negamiye sabo se ni nyine ni ukubereka hano mberetse yuko hatazazaho umukatolike akavuga wenda uburyo ki nawe agakiza kakira nawe uko abibona kuri PRTV tuvuga uko ubibona yes tuvuga uko ubibona ukuvuga ngo abasilamu kore abakatolike abasilamu hari abantu bakumva bino bakavuga ngo uriya ngo ari kudusenya ngo ari kutubangamira ahubwo ngewe Yesu Kristo
namwemeye ko ari umwami n'umukiza. Rero Imana irantoranya imvana babyumve neza, Imana yamvanye mu bigawa ishyira mu bishimwa n'Uwiteka. Njyewe ntabwo naje nje gukuraho imyizerere y'abantu, ahubwo naje nje kubasobanurira imyizere nyakuri, ndetse n'uwiyita intumwa bamumenye, n'intumwa y'ukuri bayimenye Imana yohereje. Hari igihe abasiramu, reka mbabwira akantu gato, hari igihe ushobora kuba uryama ukarota uri mu nzozi mbi iteka, kuko akenshi hari abantu wenda tujya tuganira ukaba ushobora gusanga bitewe n'imitekerereze ye, urumva muze, ashobora guhita ajya mu bapfumu, kubera ko ntabwo agira ahantu ho kwicuriza ibyaha, ntabwo agira wa muntu w'umuhanuzi. Bimwe pasiteri yavuze ngo arahanura, Imana wimuhereza ibintu agahishura bimwe byo wavuze uri kubibaza pasita ko narindi kumva, akakubwira ngo abihishura inyuma y'igikuta. Rero Imana yo ibomora ibyo bikuta, hahandi ho bakubwira ngo niba wowe uri shehe, vanayo ayo mapusi yawe uyazane hano uyashyire hanze agende, vanayo ibyo byo usenga ubishyire hano hasi, kuko Yesu uyoboka Imana nzima. Niyo rero niyo bari kubashishikariza kutizera umwuka wera, hari ibyo baba badashaka ko bamenya. Ngero ibyo batashatse ko menya, Imana yahise inyereka umurongo ngenderwaho. Muri Yesaya nahababwiye baze gukurikirana, bahita bamenya uwo ndi we, noneho banamenye yuko atari igipirate cy'Imana yohereje. Ntabwo ndi igipirate, kandi Imana niyo ibatiza idakoresheje undi muntu wari wese itanabajije. Ishobora kukubatiza itanakukojeje mu mazi, kaguhereza ubutumwa ati genda kandi bazakuvuga ibi ubyihanganire, bavuge yuko ari ubukene bwakujyanyeyo, ari abagore bakujyanye nawe. Ongera ubwire abarokore badukurikiye bashobora gutekereza ko ari komite. Abarokore badukurikiye gutya mu ikanzu ya kisilamu oya na ari komite cyangwa ko ari kwikinira. Noneho tunasoza, abarokore badukurikiye, reka mbamare impungenge. Niba yizera ko umwami Yesu ari umukiza kuri we, kandi akanizera umwuka wera, akanizera yuko Imana ari ishobora byose, njyewe ntabwo ari komedi ndi gukina. Komedi yaba ndi kuzikina mba nazanye ibikapu hano, ngazana ya mikino ya za maraya hano kuri kamera, bakabona ko ndi kumwe n'abantu badakijijwe. Ariko babonye yuko ijambo yo nababwiye ni ijambo we ubwo ashobora umurokore wese aze kutwandikira muri komenti ngo iryo jambo maze icyumweru ndisomye. Noneho rero banabonereho kubona yuko ntabwo ni inshuro ya kabiri mbibabwiye, ntabwo Imana yishimira umuntu utari kugendera mu murongo wayo, bitewe ko njyewe yanyishimiye ikanyizeza amasezerano yayo, kuko uyiringiye atazakorwa n'isoni. Nanjye rero nanze gukorwa n'isoni, niyo mpamvu ibi byose bari kubona mbirambitse hasi, ndabitanze abantu bari kuri kamera rwose, n'abantu bazakurikirana iki kiganiro. Iyi kanzu nayo ndayitanze, niyambariye agashati k'abantu bashima Imana, babibereye mu gakiza. Ndakurahiye uri mu gakiza nta n'ikintu cyakuryohera ngacyo. Ese ubu ko nababaye umuntu, none bari kubabeshya ngo impamvu ngo yarakenye, ngo impamvu ngo yabuze ibyo kwambara. Iyi shati ko atari ibintu byo kwamamaza, iyi shati uzariwe neza kuri kamera, iyi yubona irimo imigisha y'Imana. Urabona iyi shati ari umuntu utari mu gakiza, kandi ngo naho nakena ngo sinzananirwa gukorera Uwiteka, naho nakwambara imyenda ikacikiraho, nizeye umwami Yesu ko ari umukiza. Yes. Hano hari umusaza yafashijwe. Nawe rero rwose twizere ko wafashijwe. Turongera kubyibutsa kuza mugakora muzehe nimero ya telefone.